ariko wowe niyo twagera ni wanyi Bujumbura nta nwana gusuhuza wowe baranakuze se kandi wakubonye nkahita nizira uko bureka ningenda bazavuga turiya muntu use mwari kumwe bamwita wenda ahubwo waje kurya hiti reka nawe nkuzamu umenyekane ntacyo biraza kwibonekeza sibyo biribonekeza comment iki biribonekeza ariko gusa sha mufite abakobwa beza mu Rwanda umva nkigeze kuri airport uzibyuki nabonye nawe waje guhiga abakobwa gusa mufite abakobwa beza mu kazi. What's up, Rwanda? What's up, people? What's up, East Africa? Africa at large. This is BK TV. This is 2021. Aha. Mwabonye kamera namwe murazireba kuri microphone. Amazina ni Parfait. Inyuma ya kamera ndi kumwe na Francis the producer. Cyari rero kirekire hari umurundi waje rimwe kuri BK TV yakunze kubona ibiganiro byinshi bya Yakamwana aravuga ati Yakamwana ibiki ndamushaka navuye Burundi aricyo kinzanye gusa igiteye mvuga merwe yakayazanye n'umuntu yazanye na bodyguard kugira ngo yereke umurundi ko ari ku rwego rwiwe ari kuri level yiwe ari kuri stage yiwe ari mwisi yiwe ari no muri ranka yiwe yakaboni no goma kuba frontline commander w'ibi bintu yakamakuru rero amakuru ni meza birashimishije cyane kubona umuntu afata urugendo aturutse Burundi aje kureba superstar Yakamwana so ikintu kigaragaza yuko mfite abafana bahagije Bujumbura so murangaye superstar ayisaba umufana wawe umeze musaza fresh kabisa ndakubona niwe bavuga yakase ni ngewe inyanja y'amahoro superstar noneho nigereyeyo ngiye kukureba ndaba umuntu bavuze ati ati ni umwami wa Kigali mbese wo Rwanda ngewe ni mwumva Yakamwana icyamamare hanyuma rero yakanje kuzanga sinzi nimba ari gikabyo ndabona wazanye na bodyguard we numba rukurinda niba ari ikikwara kugira ngo kangwa ni bya bindi bya byo gutwika ntago ari gukanga adversaire urabona nkatwe abastare urabona urwego turiho tuba dufite aba bodyguard bagomba kutugendaho bashinzwe umutekano wacu nk'abastare ako mbere ko ntajya interview kwanza yakasinze watangiranye ikabyo uyu munsi wa none waje mu nkweto nshya ndayibona no y'umutuku inkweto yo guzanga iyi ngiyi nayo ni from United States $300 ni impano baguhaye uya ntabwo ari impano ntabwo nsabiriza narabikubwiye narishyuriye $300 hanyuma simbwa guhagaze inyuma yo kumona byimbye nka cyabe uzi ya misemuro bita ngo ni pakimaya imwe byimbye ifarine uyu we ninde none uyu ni bodyguard wanjye arakubita buramubwiye ngo agutamire ni minota 0 adiza sikiyaka cyangwa atamira umurundi atamira umushyitsi wawe kugutamira no kukwinyuguza nyine ndagukubita hana akakwandagaza ubuse umuhemba ngahe muhemba 200 ubwo ntago tubeshye mu magana urayamuheza ku kwezi ntago ari ku kwezi ubu ko yaje gukora arayataha 200 kuko yaje gukora desamira akora kange mu cyumweru mu biterwa na gahunda mfite niba hari ahantu ndi bwerekeze ntabwo akora buri munsi ni ngifata gahunda bambwira ati uyu munsi ndagushaka hari aho ndi bujye Murundi amakuru ni meza wanesheje umutwe mbwira ngo yakango wabanje gukora umusaba ndamukwizaniye rero ngiye kuba ikibuga mwembi muganire niba ari cyo ufite kikubabaje ukimwibwirire niba ari cyo mva kibangamye yakavuga nawe umwibwirire ko mwembi niko kazi mukora ndabeshe ntago beshe gusa nabonye ari umwana mwiza ariko gusa nawe arakabye yego ndakabye urakabye cyane ngo ndakabye cyane ngo none se reka nkubwiye sibyo bana ubu ngubu naje kukwirebera sibyo nateze ndaza uzi kwishyura indege wowe kwicara mu ndege ukayishyura ibujumbura DJ ariko Bujumbura ngo mfite abafana benshi ngo muranyubaha bihagije ariko ntago turenza ariko abantu dukorana na bagasore na bakingazi uramuzi kingazi murabyumva se sore ku banyarwanda kingazi urabizi kingazi reka da kingazi n'abantu bagufi wenda bageye kuresha nawe abantu bagufi nibo bita bakingazi bakingazi abantu bagufi ni terime mu Burundi abantu bagufi Burundi babita bakingazi yes hano babita ngwiki hano n'abantu bagufi nyine wabyize none izina ryabo
Sirenge. Umuntu mugufi y'ubundi mwita gute wowe? Wowe mumwita ngwiki. Na amacesi. Umuntu w'igicesi. Nawe ntasubize. Igikuriye. Igikuri natwe ni igikuri turarizi ariko tuvuga bakingazi niryo rihita riza vuba. Niryo rihita riza ibujumbura. Yego. Kingazi aba ari umuntu mu. Avuze yaka ndavuga ati yaka reka nje kumwirebera noneho ntigerere. Hanyuma Murundi ntabaciye mu ijambo. Niki cyagukwiye Bujumbura kugira ngo uzi Kigali uje kureba yaka? Niki nyirizina waje ugenzwa niki? Yaka icyankuye Bujumbura nkaza nkatega nkaja kwa reporo nkatega indege nkaza. Nazanye n'umugabo bita yaka. Naramuburebye ahantu henshi mu mafilme, naramurebye mu biganiro. Nonese ko numva ngo uvuye Bujumbura. Nta marundi wazanye ngo tumwe bigerira. Samarundi nubwo naza no mu miliyoni mu manyarwanda zimwampanga rakaraka ndabisa mwampa 200,000 ubwo surumva nazana ngo nyamazike nazo ubwo ushatse kuvuga ko amarundi aruta amanyarwanda kuryo amanyarwanda aruta amarundi ahubwo ntavyo waruzi se wari warya kuzaba 5 wafashe ibandari nyene niyo nyene amanyarwanda muraturusha ndavyemera kabisa ugomba Murundi rero kuvuga ngo uje mu Rwanda ni comedy Burundi niyo mu Rwanda bitandukaniye comedy yo mu Rwanda no mu Burundi aho bitandukaniye abarundi barasetsa cyane bavuga ibintu bisetsa mbese muri South Africa rero muri rusange wemera ko arabe basetsa cyane ku hano muri South Africa turimo cyangwa muri Africa rusange okay abantu ba mbere basetsa na abarundi okay nimba abarundi rero basetsa ba mbere rero wowe ubona ko ari bo ba mbere kuki wavuye muri Burundi ukazino uje kureba amazi uyu mutipe ndashaka muzamure yongere ko hirgarade cyangwa uje kunzamura kareka nje nkuzamura igarade rega aho buri uje kunzamura nangwa uje kunyuririra wapi nje kukuzamura ntabyo waruzise nje kukuzamura kuko nje ubundi ubu ngo abantu bari bundebe baza kuba uje kundiraho hiti tuvuye Bujumbura uje kurira ahubwo guri icupa kubona ko uri uyu munsi uri bwandika izina aho warugeze ugiye kwa de yakane kwibona ibyo Murundi arimo aravuga bikayindi uyu Murundi muri kubona ari tayari uyaranzira gahunda ahubwo uza agaciro mfite ngewe hano uretse ni Burundi na ndakuzi ufite agaciro ariko wowe niyo twagera ni wanyi Bujumbura nta nwana gusuhuza wowe baranakuzi se kandi wakubonye nkahita nizira uko bureka ningenda bazavuga turiya muntu use mwari kumwe bamwita ariko muri ntagiye ku ruhande urwo rwose kuvuga ngo ni wamubonye wenyine Burundi wagiye kumubona ko kuramukundishima ibikorwa byiyo nicyo cyagukuye Burundi yaza gushima ibyaba yaraje kugusanga Burundi ndabeshye wenda ahubwo waje kurya hiti reka nawe nkuzamure umenyekane ntacyo biraza kwibonekeza sibyo biribonekeza comment biribonekeza ariko cyane ngundi uko Barundi muvuga kwibonekeza nukugira utebe kwibonekeza nyine wihangane ntabwo ndabizi biraza kwigaragaza okay ndumva unatangiye rega uzanansanga y'u Burundi ndumva uzi no kubivuga reka uri wagera i Burundi Bujumbura ntago ndahagera ariko nagize ahantu bita Uvira barahanyereka ngo dore Burundi ni hari hakurya Uvira ni muri Kongo ariko buri kureba i Burundi nk'ari hakurya yari ninjoro ureba amatara barahakweretse nyene none se urumva barahakweretse nyene ariko ntago hageze ko nje nigereye i Kigali ndanakubonye ahubwo uragura byarisi nateze n'indege we ako gaciro sura kamaye ahubwo aho bavuga ati kuri kunkanga ngo sindagera i Burundi i Burundi hari imbere hariya uri kubona haruta Kigali uzihe i Burundi wenda umuji iki uravuga iki haruta kubiki Kabarundi ko musigaye mwidundara uje kunyishyiraho hejuru ngo i Burundi umupira wonyene naje nambaye amafaranga ugura urabuza amafaranga ugura ako gakabusho mbona kaguhiriye yambaye na kimono niba kina karate Kabarundi mwigize yatagiye kimono indege uyu mupira narawubajije muri ville ya Bujumbura mu Marundi ugura amafaranga 5,000 mu manyarwanda ni cyatanu nawuguza $10 Akose yaka kutarusanzwe uzana mu bodyguard wawe mu biganiro wagiye ukora ahantu henshi ku mateleviziyo atandukanye niki cyaguteye kuzana bodyguard wawe umunsi bwari wagiriye Umurundi byagenze bite ntabwo nge natinya Umurundi ngewe mutinya mwikize
ntabwo natinye nuko byari ngombwa kuko hari n'ahandi ngiye mfite mission nyinshi uyu munsi niyo mpamvu nitwaje umuhungu wanjye. waba se usigaye uhura n'abagutera ubwa ko bagukubita bakugira n'abari impamvu wese ufata gahunda yo gukoresha bodyguard wawe? Buka hari operation ngiyemo, hari umuntu ngiye guhiga, nibiba ngombwa ndanamuhitana ngiyeho, niyo mpamvu nitwaje umuhungu wanjye. Naho uyu Murundi we uyu mwihoreje, uyu nshaka nabwira umuhungu wanjye akamwiyunyuguza kano kanya. Gendemo byose twize tekinike zitandukanye, aho bita muri Don Bosco ibujumbura, muri Don Bosco mu Buterere twahigiye kungufa imyaka 5 na mwese nabafatanya. Don Bosco rero avuga nanjye hari Don Bosco iyiwacu hari mu mujyi wa Goma muri Kongo. Don Bosco ubundi ibamwe abana b'imbobo, imbobo niho zirira bazigaburira saa sita gusa, ubundi ugataha ukajya kwigira ukajya mu ngagi yawe uri kurashaka ukomera ukubite, ubundi mwese nabikorera mwese nkabatahaze. Reka je ndimo byose, niyo mpamvu nta bodyguard ikenewe. Kadusoza ikiganiro n'umuhungu wanjye kugaragura. Oya muri babiri ahubwo sinshaka wenyine kuko namukubita bikaba nabi, ndabashaka muri babiri nitusoza ikiganiro. Umuhungu wanjye ndamwizeye arakugaragura, ndi hano ndi kureba. Sawa we buretse ndaza kumugukiza ariko ntabwo ari bukwice. Oya genda fase ahubwo kivejuru bo barwane kugira ngo baze kubona umukura. Mbese wavuye Burundi uje kurwana? Oya ntabwo nje kurwana, ahubwo nanje nyine kukwandikisha izina. Uri kubona urataha amahoro. Ndata yakare kamaze bodyguard wawe rero nimba iwe yarwana n'uyu Murundi niko musoro naratashobora. Ariko nkawe wowe urajya kuboza bodyguard wanjye ko ari njye mu burenganzira kata ku muntu, uramubaza iki? Wabajije ngewe nyine za kumaza nimba yashobora uyu Murundi kaba mimi cyongozi ni ngomba kumwe uburenganzira kataka. Nubwo ngo jye nambwiye ngo rwana ariko nk'uyu Murundi mwishe nk'uyu koko izinyoni ebyiri koko nabona nazikorera iki nzibage yakangubaye inyoni we na bodyguard yawe mbakorera iki baterure ubibona se wa Murundi gabanya amagambo kuko nge ngukubise naguhura ntago nagusigaza. Nyuma y'ikiganiro uze kuza mpereke ubundi reka ndiyizeye, reka njye mbyanze gutya arataka ndiyizeye ngiye gufunga ikiganiro asigaye Umurundi we na bodyguard yawe igihe cyo birwana. Waje kunyahuraho niba ari hiti wari uri gushaka, waje kunyahuraho ngo uhita ntuze wenyine, ndashaka muri babiri, umwe wenyine se naba ndi gukaraba. Ariko sha yaka ndabashaka muri babiri. Izore zirati kiganiro Yesu mukubite banzirike ndabugire gufungwa ikindi nta nubwo afite indangamuntu ngo wa mugabo nje ndo munyamahanga nge passport. Yes wa mugabo twebwe ntabwo twemerewe gukubita abanyamahanga muturutse. Rega ndabizi nyene wahitugera kubera twebwe hano mu Rwanda dufite discipline, dufite ababwiriza tugenderaho. Twebwe hano hari umutekano, nta wagukoraho. Cyakora ugabanya ubwo bugambo ataho mu cyumbikire, ubwo bugambo utangiye kuzana ushobora kuzana ubwo bugambo ukari igipingu ni Burundi wanyu ntuzanasubire yaka ugabanye vuriro yaka. Okay ngaho nakumvisha reka nkubaze, umaze igihe kingana gite ukina film? Okay ndi kumara umwaka n'igice. Umwaka n'igice nanje ngiye kumara umwaka ukiniki nkina comedy. Ubwo wakumva no kuvuga ukina comedy wowe? Nkina comedy uri kuvuga muri comedy baraseka, baraseka nyine no sudasekeje abantu, uri kwisetswa n'inda iri gushaka umugabo ukina comedy wowe. Ariko gusa sha mufite abakobwa beza mu Rwanda umva nkigeze kuri airport uzibyuka nabonye None waje guhiga abakobwa gusa mufite abakobwa yaje mu kazi yaje mu kazi gusa ese wowe reka nkubaze gusa birabikubwe nabonye ugiye kugenda n'ugeri iwanyu mu Burundi utangira ujye wiyemera ku bakobwa bose ngo nahuye n'umusitari Kigali witwa YAKA. Nje hari ukuntu izina nanditse wowe baraza kubona ko naringiye kukuzamura, ariko gusa nyine abantu barahita bakumenya ico cyiza. Urakoze cyane. Ndashimira Big Kind Comedy kubona musigaye muzanira n'abarundi nk'aba bibiwerewe. Yakamwana
Bwana ndakubona abantu uyu munsi anwa byari humura uyu munsi tanwa byari ndakugurira